pasiteri ngo hari abantu ngo biyita ngo gutya na gutya ngo pasita Claude ngo yamuvuze neza ngo avuga ko ari umupasiteri mwiza ngo ariko nyuma ngo aza kuvuga ko ari iki ari ikigarasha sibyo impamvu avuze ko ari ikigarasha aba bantu yabajyanaga mu rusengero rwe yigishirizagamo ibyo by'amacakubiri Claude avuga ko ari ikigarasha muri kunyumva kandi kuba yaravuze ko ari ikigarasha wumvize ko Claude yahamagaye n'inzego z'umutekano ngo zize zirebe ibyo pastor Elisa akorera mu rusengero noneho buretse wumve ni umugisha inshuti bavandimwe natinze rero mu by'ukuri hari ibintu duceceka hari Imana iturwanirira hari Imana idutabara ariko hakaba naho dukoresha ubwenge Imana yaduhaye hakaba dukoresha umunwa hakaba dukoresha amaguru murabizi twese uburyo tubaho utagiye mu kazi ntiyabaho keretse umwana muto uhahira nasabaga hari n'abazanaga amafaranga mu rusengero ngo baje kuyama nkabwa nti abantu mwaburaye mwabwiriwe nimuze nimuhaguruke turebe tukayabafashisha tukayabaha ashaka uzitaba Elisa uramuzi n'akarere ka Kicukiro na Minaroke minisitiri wa Minaroke yewe mbaya ahubwo ndanasaba RGB meya w'akarere ka Kicukiro na timu yiwe barera ruriya rusengero Elisa tukiramo leta we muvunyi we wakigwe Elisa tukiramo nde leta kiramo leta mu rusengero tugana ku musozo akazu karahiye ahubwo kaba abagabo b'abapasitori aho imbwa yagangikaga hagiye gushya iki aho imbwa yagangikaga harahiye ubwo imbwa ninde imbwa ninde awe mvuze ko ari imbwa ariko mvuze aho imbwa yagangikaga noneho reka nkubwire nuruzi uyu pastor Elise ntiyaje ari pasiteri yego uyu munsi naje mu mihanda tumuzi ko ari umurangi twari tumuzi ko ari umurangi no mukozi w'Imana ariko umukozi w'Imana ariko uri kumwe umukozi w'Imana wawe umukozi w'Imana ushobora gusambanya umugore n'intoki hanyuma usanga ubwo ni umukozi w'Imana none ni abapasiteri babasambanya abandi bagore abandi mu gacinjiro k'ibintu bwese abapasiteri bakabeshyura umuntu ngo ni umusazi ataragiriye ibanga pastor Claude nawe wivugiye ngo yarampaye none ni gukiragira gute none ni gukira indwara arayirata none n'icyo ubwo yari agiye kurata ariko ubundi reka nkubaze damu wenda tugarukiye kuri Claude tugaruke kuri Claude yego niwe tukivugaho umugabo reka nguhe urugero yego umugabo bita Sabe bamufata yagiye kugira gute kwinyesebura gusambana kwinyesebura oya wanditse nkabivuga mu kinyarwanda gusambana ni iki se ntabwo yasimbutse urugakarindwi ubwo avunika ntawamufashe ariya yaseseraga yajyaga he uriya ntabwo ari Sabe ninde ni undi muntu usa n'undi muntu nyine ninde n'undi muntu usa kumuburanira n'undi muntu usa na Sabe ntacyo dupfa ariko ndavuga ibyo nabonye sibyo nimba Sabe baramufatiye muri iriya videwo si umugabo wenda Claude akaba anabyemera ko yasambanije Mutesi yasabye Mutesi sibyo yego wenda bikaba byararangiye kuki umuntu ashobora gufata ishusho y'ibintu byarangiye akayigarura mu by'ubu ngubu ibyarangiye biba byararangiye none se nimba ari umuntu mwiza koko kuki yafashe papa bitangaza akamubwira ati ngiye wibuke ko naguhaye nakugaburiye kandi biriga bavuga ngo ukoko kumwe ni gutanga uko niko zabimenya jewe Claude ndamuburanira uramuburanira se ndamuburanira si ibyo navuga ndavuga ko ari kumuburanira impamvu muburanira nimba yarabwiye papa bitangaza akamubwira ngo narakugaburiye narakuryamishije narakwambitse mbese nagukoreye buri kimwe cyose sibyo ese papa bitangaza ikintu yakoze cyatuma Claude amubwira ibyo cyo nige ese kuki wumva ko papa bitangaza adashobora kuba yakorera ikintu Claude bigatuma akoreshwa n'umuriro akamubwira ibyo ngibyo akamwibutsa ahandi hashize kubera icyo wumva bitabaho reka Claude nawe ni umuntu ntabwo ari inyamaswa si n'igiti ntarababara ese reka nkubaze damu ubu aka kanya umuntu aje umufasha agusambaniriza umugore sibyo yego mwarasangiye waramwambitse mwaragendanye waramuhaye rifuti ufite n'imodoka yego ukamufata arimo asambanya umugore wawe turi kugendana ukamufata ari gusambanya umugore wawe
usibye wamukorera iki? ntamureka akagenda none se namutwara Wamubwira iki? none se hari ibyo yaba ajyanye hari ibyo yaba aciye se wabura kumwibutsa ko wamugaburira oya hari ibyo yaba aciye se dore nkubwire ikintu cyakuvamo cyane kudufasha kuko muri mu bantu bamamaza ibi bintu ba mbere murabyamamaza muri make murafatanyacyaha ndetse na Isaro TV ese ntawaje hanyuma aza kumenyana n'umuntu wo mu gihugu cy'i Burayi tugunya ku karubanda bambara ubusa imbere y'abantu muri mwe abasengera wagize ngo umuvugizi wa ribu ngo yarakuvuze ngo yagize gute ngo iki waravuze urusha yanzogera yo mu gipadiri ikangura abantu mu gitondo saa 12 iyo zigeze bamubwira ngo ubusurama ngurama nguragira gute ahangaha nushaka wicare neza wigami gatoya noneho reka ntuze nicaye negamye Pastor Claude uyu nguyu yagiranye ikibazo n'uwitwa inde Elize ubwo Elize yavugaga kuri Sarungo Pastor Claude ngo bivugwa ko ariho yahise yataka nde uyu Elize nawe agaruka yiyama Pastor Claude aho ngaho niho byatangiriye kugeza aho Dr. Bitseri Murangira yiyama Isaro mbanze nkubwira ko kantu Elize si umupasiteri Sarongo si umupfumu ubundi tumenyereye ko nimba hari ikintu ngira ngo cyatumye Sarongo n'uyu munsi ari mageragere afunze nuko yakoze ikintu bita ubwesikoro sibyo ari kunyumva yego ndi kukumva noneho Sarongo twari tumuzi ku izina ryo gukoresha imbaraga z'umwijima ni umupfumu ngo agarura iby'abandi akoresha mbese imbaraga zikuzimu reka mbivuge gutyo noneho uyu mupasiteri Elize bivugwa ko akoresha imyuka y'abadayimoni bivugwa ko uriya mugore n'ubundi ari nuza uri aho ngaho ku muhanda n'ubundi gasanzwe ngakora kariya kazi aramaze nubwo yaba ari hano yambaye ubusa noze nk'umukozi w'Imana nka pasiteri arakwiye gukora biriya nose twabyemezwa n'iki katari agapangu ka Pastor Claude ariko agapangu ka Pastor Claude gute we n'uwo mugore wowe mugore se negerize n'umukozi w'Imana ariko umukozi w'Imana ukoresha imbaraga z'abarangi n'umukozi w'Imana nyabaki habunda mu mumbwira n'ibiki reka ngubaze ejo ni ntago batemagurana hano muri ADPR mu gakinji bakabeshyurira muntu ngo ni umusazi niko dushobora kumbwira ngo umukozi w'Imana reba hariya mu gakinjiro kuri ADPR utumye ngaruka inyuma ku bakozi b'Imana umugabo w'umupasiteri yagiye gusenga ni umuvugabutumwa sibyo baragenda bamukorera protokole bamwicaza imbere mu bashumba bamaze kumwicaza mu bashumba umugabo ahaguruka agiye mu mwuka urumva kubera bifu tumenyera reka ngaruka inyuma hariya mu gakinjiro ibuke Pastor Togene yapfuye kumushyingura byabaye ibibazo hariya mu gakinjiro hariya ndani kwa katikati kuri ADPR hariya kwa pari kwa ndani ako za gatendo ka mbere kabere hariya bagira ngo baranahahambye umusazi hariya kuri rusengero bageze gute bahahambye umusazi ahubwo ntuze Pastor Izayi yegure ibya ADPR biramunaniye bagize gutya ako nta gatendo ka mbere bakiriye abatinganyi bamanitse idarapo mu rusengero ahera h'Imana yego ndani hariya pari hari indani mo imbere yego icyo si icya kabiri kibereyeyo ubwo ni icya gatatu ahubwo icyo ni icya gatatu oya ikindi ndaje akanyuma ari kano bagize ubwo ndimo ndakubwira udutendo tw'abakozi b'Imana akandi gatendo reka nkwibutse kandi gatendo kahabereye nuko Eza yari yagiye kubwiriza hagasohoka ubuhanuzi bumubwira ngo Imana yaraguciye ku ngoma ntabwo ikirinde kaba karaje nako nari nkibagiwe noneho haza kano kabaye muri kino cyumweru gitambutse yego uyu mugabo w'umupasitoro w'umukozi w'Imana bakoreye protokole bari ahantu kuri ameze turabimenyera ko muri ADPR iyo waba uturutse mu icaci kugira ngo baguha agatuti siko bimeze n'abadukurikiye
ntagire untera amabuye ndavuga ukuri nta muntu ushobora kuva mu icaci yaba avuye muri angirikani yaba avuye muri adventiste yaba avuye muri gaturika yaba avuye mu rusengero yaba avuye muri rehoboti ntashobora kujya muri ADPR ngo bamuhe iki agatuti yego uno mugabo bamuvanye imbere bamuhaye korere protokole bamwicaje imbere mu ntebe z'abashumba urukumva imbere hariya njyewe navugana hariya mu gakinjiro habera udutendo twinshi tw'amabifu baba bafitanye cyangwa tw'amabi baba bafitanye babona ko biri bugaragare bagashaka wa wundi umwe yabyanga bagashaka kubigira gute kubishyiramo intambara Fidel amubaza uko byagenze agere kuri Dankura amubaza uko byagenze kugira ngo ya nkuru ayishyire ahagaragara sibyo none wa muntu wazanye ya nkuru ubwo mbanje kubizana muri sosiyete ni gute ushobora navuga ngo ni ikigarasha kujya utavuga ngo ni ikigarasha hanyuma tuvuge ko aba bantu yita ibigarasha tuvuge ko aba bifitiye amakuru atayafite ushingiye ku ndetse reka nkubaze ngiye kuvuga kino kintu wenda ukibona na umuntu ashobora kukibona tujya tubona kuri social media abantu baza bakavuga ngo igihugu mbese bagasebya igihugu bakakivugaho amagambo mabi harimo abitwa bandahimana abo ndabazi ndahimbwa abo ndabakubwira ni ndahimbwa ndahimbeba hakazamo na bafi natunga gatunga indaba mu jisho mu zuru wivunika hakabamo n'aba mukanyiko hakabamo n'abandi n'ibindi bigarasha bindi uyu munsi mukanyiko ngewe nabonye video yiwe urumva ije muri telefone yanjye ndangije ndandika ndamubwira ati ndakwiyamye igihugu cyacu ni cyiza ndamubwira ati nimba warabaye inyangarwanda inyangagihugu genda ukomeze uri inzererezi n'ubundi uri inzererezi wabaye n'inzererezi no mu bwonko yagize ate uwo ni mukanyiko yabaye ni inzererezi ni inzererezi yabaye inzererezi mu bwonko aba inzererezi mu bitekerezo aba n'inzererezi nyuma y'igihugu kandi yari igihugu aba n'inyangarwanda akubwiza ukuri urumva noneho Pastor Claude akaba ari cyo azira noneho Pastor Claude nanjye ndabisubiyemo mukanyiko yumve ko ari inzererezi ikigo ry'ikigarasha gishobora kuva mu gihugu cyavukiyemo kikajya hanze cyamara kuhagera kikagaruka gusebya igiki kigasebya igihugu ntaho gitandukanye na za nterahamwe ziba hariya muri Kongo birirwa bavuga za FDLR zasize zikoza amabara hano mu Rwanda yego noneho mpita nkomereza aho ninde utazi muri kino gihugu cy'u Rwanda ko aribyo n'umusaza yavuze amabara cyangwa ninde utarahekuwe n'ikintu bise interahamwe ninde n'umwana uvutse uyu munsi azi ingaruka z'ibyo FDLR cyangwa interahamwe zasize zikoze muri kino gihugu sibyo n'umwana uramubaza ngo interahamwe umubaje ngo interahamwe urazivuga ati zasize zisha abantu mu gihugu cy'u Rwanda none abantu bakirirwa bari aho ngaho bapfobya none umuntu arihangana akajya ageze amahirwe abonye ageze i Burayi ageze muri Amerika kuri biro 2 by'ibirayi ageze muri Amerika kubera ko yambutse umupaka akagaruka gusenya handi yagize gute amazi ari montage bakoze ibyo kugenda hanyuma hejuru y'agataro ngo arimo araguruka kandi ari ukubeshya ibyo guhuruza inzuki akazana inzuki bakazitsindagira ku muntu ngo yafashe umuntu ngo bamushyiraho inzuki kandi biriya umuntu uwo ari wese yabikora iyo ufashe uruyuki umwami w'uruyuki ukarufata ukarwishyiraho abavumvu biriya babikora rwose n'undi muntu yabikora iyo wishyizeho umwami w'inzuki ntabwo inzuki zose zaziri mu mutiba ziragukurikira nta nubwo zishobora kukurya hanyuma rero abantu bakumva ko ari byo bigatuma baribwa amafaranga menshi bumva ngo uriya muntu agaruza ibintu ibyo nayo nabyihora ntabwo bindeba kuko rwose nta n'impamvu yabyo ko hari n'abandi babikora ariko noneho ageze avuga izina ry'Imana ritukana bitwebwe twagira umugisha wo kurisobanukirwa no kurimenya tukamenya imbaraga za Yesu Kristo twagombaga urumva utwara umugeni kandi uzatwara abakijwe n'abubashye video imigozi yafungishije imisumari ya 10 na kangahe urabyumva neza ate umfashe kugira ibyo mbwira abantu bibafashe kandi bubake bakomeze mu izina ry'Umwami
abantu batungurwa kandi bakumirwa. Hanyuma rero aho nangiye kugaragariza abantu bibaga abantu ko ariye nabonaga nk'umuntu ngo yari umuntu 25,000 by'idolari, undi yari umuntu 7,000. Icyatumaga mbishyira hanze ko ari ukubera iki? Ni ukubera ko bagendaga bitwaje izina ry'Imana, bakabesha abantu izina ry'Imana. Cyakoze ntabwo nigeze mvuga uyu mugabo Claude, ariko buriya navuze bamwe na bamwe narangije nawe nyine yumva ko amafaranga babonaga babonera ubuntu babeshya atakiyabona. Reka rero twumve amwe mu magambo yavuze, ubundi tuze dukomeze kugira ngo nze kubabwira ikintu gitumye ngaruka kuri uyu mugabo, kandi mu by'ukuri numvaga atagakwiriye kuza ku muyoboro wanjye ko nta kiza na kimwe avuga, nta n'ikiza na kimwe afite cyagombye gutuma tumirwa kuri uyu muyoboro cyangwa se mushyira kuri uyu muyoboro. Ni ukugira ngo mujye mumenya ukuri kandi mumenye abo tubana nabo, mumenye ibyiyoberanya n'ibyishushanya, kugira ngo mujye mugira amakenga. Umuntu ni mwiza ariko umuntu akaba mubi, umuntu yakwica aseka, umuntu yakufungisha useka, umuntu yakugambanira. Yego, reka twumve. Elize uramuzi? Elize aremewe. Elize aremewe ariko yadukuye ku mbehe. Gute? Elize aremewe, Elize yadukuye ku mbehe. Elize ubundi ajya kuri social media afunga ituro. Urumva? Kandi ibyo yavuga ngo kandi umunwa w'inyawo. Yafunze ituro, ariko yafungishije igitaka, yafungishije imigozi, yafungishije imisumari ya 10 na kangahe. Urabyumva neza? Arafunga neza, afunze neza. Nabii Elisa ariko Elize nabii mukuru babitangaza mwambe kuba nabii mukuru uko buri muharizi n'umuntu akanwa kavuze ikintu Elize yafunze ituro neza ariko neza muraheba. Urumva? Nabyumvishe. Avuze ko Pastor Claude yavuze ko Elize yafunze ituro. Na Elize avuga ko Pastor Claude ari mubi, ari umugome. Urumva ububi bwa Pastor Claude nuko yavuze ko Elize yafunze ituro, nanjye akubaka hari ejo bundi bazamwirukana akagaruka iwabo. None uwo muntu atari inzererezi ni he? Claude namuvugaho mutera amabuye Claude. Si byo se? Muramutera amabuye iki kandi ibigarasha bavuga ni ibyo ngibyo. Si byo? Aha. None se kuba ntuzi uyu nguyu Elize, kuba Elize none ari kwataka Pastor Claude mushuti wawe, yego, aramwatakisha ku bintu yagize gute yamubwiye cyangwa se baziranyeho bombi. None se nimba wenda reka nkubwire Claude wenda ikosa yaba yarakoze nuko yarabibwiye ndi no kumubagirwa uyu murangi Elize nuko ashobora kuba yarivuyemo akagira ibyo aganira na Elize. Noneho Elize nawe akamubera imbwa, akaza kongera kugira gute kubigarura muri social media. Elize akamubera iki? Imbwa. Uretse wumve Pastor Claude bamubwira ngo ubusurama nguragira gute uramase mugeze muri studio iwawe mu rugo, mwinjira muri studio akubwira ko afite ikibazo cy'umwana we yabuze, aho kugira ngo ujye muri icyo kibazo cyo kumusapotinga ku kibazo cy'umwana yabuze, ujya gukoza ngo intoki mu gitsina cyiwe muri studio yawe muri babiri. Hanyuma uyu Elize avuga kuba yarazanye umugore aje kugira ngo amusengere ku mwana we yari yabuze. Agose buretse se wumve amujyana muri studio ngaranya kugira ngo amusengere, umugore ngagiye kumva subiramo neza. Umwana ajyanye n'uwandi, umwana uyu mudamu yagiye kwa Elize kugira ngo ajye kumusengera, yajyanye icyifuzo cy'umwana we yari yabuze. Nyumva gato nkabikubwira neza. Yego, uyu mudamu yafashe umwana wamushyira Elize, uri kundaga amatwi, amujyana muri studio kugira ngo amusengere. Hoya ni umudamu ariko Elize asengera no mudamu. Yego, umwana we yari yabuze. Yego, umudamu akigera muri studio Elize aho kugira ngo amusengera mukozamo iminuke mu gitsina kwa ndani tekinike. Ngiye kukubwira niho twari tugeze. Uyu mudamu yaraje areba Elize, amureba muri studio nk'umuntu wari ubabaye wari urushye. Sibyo? Na video ndazishyira hanze, ndazifite muri telefone. Buriya amakuru menshi nanjye mba nyifitiye. Yego. Noneho uyu mudamu amaze kuza kugeza ikibazo kuri Elize ngo amusengere cy'umwana we yabuze. Nyamara nyuma y'ibyumweru 3 cyangwa 4 arangije umugabo, sinzi ibintu byabaye, ni umutingi tureka mbyite gutyo wabaye. Ngiye kumva numva umugabo atangiye kunkuriza, atangiye kunyita ikigarasha. Reka mwumve amagambo yavuze, mbwira inzego zibishinzwe nyabona
mutabara uyu mugabo afite ikibazo cy'ihungabana gikomeye cyane, arwaye indwara yitwa kuvuga ijambo ikigarasha, arwaye indwara ivuga ngo bakunda igihugu kurusha abandi. Reka mwumve uyu mugabo, munyumvire namwe munyumvire. ariko buriya wari uzi ko Muvunyi wari uko hari n'abanyamakuru bamwe na bamwe batinya kuvuga ku barwanya igihugu, batinya kuvuga ku bigarasha ngo kugira ngo batiteranya n'ibigarasha bibaha amafaranga. Reka muhamagarire kimwe noneho hahire rimwe byose ni yare reka noneho giye mpamagara ishongore none nyakubahwa Fande retired Colonel Jean Ruhunga, umuyobozi mukuru wa RIB mu Rwanda n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri, nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali n'akarere ka Kicukiro na Minaroke, minisitiri wa Minaroke, yewe mbaye ahubwo ndanasara RGB meya w'akarere ka Kicukiro na timu yiwe bareba ruriya rusengero Eliza tukiramo leta. We Muvunyi wenda wakigwe tureba jewe ni arakene nafashe nayo urumva ahantu Eliza sengero, ahantu Eliza twara abantu leta nitaba amaso ngije kwafunga n'ukuri kw'Imana. basi ko ntarakubona uza hano ngo ushime umuntu runaka umushimire kuri iyi mihanda. Cyambere kakubwira ubundi ngewe ushaka gufata ikiganiro cyanjye uba ugomba kwemera ibyo mvugira mu byo kandi noneho tumvira iwanjye jewe nijye uba wivugiye ibyanjye, we baguhamagara bakoza nk'umugabo wabikoze wabyumvise ntacyo bakubaza babaza jewe wabyumvise neza. Rero jewe ndi proud yo kwirengera ingaruka zose cyane, sindi umusazi, nta burwayi bwo mu mutwe mfite, ibyo mvuga je bivuye ku mutima wanjye. Imbwa n'imbwebwe zose zaza na sababu jewe niteguye kwitaba yego ahubwo ngiye kugeza uyu munsi none usibye no kuba Elize yasohoye muri uru rusengero kuba byonyine ubundi bitari namutwereka ubundi abagomba Elize none dusobanurira aho ngaho baza nyine arasaba imbabazi ziye Mario jewe nyine reka nkuza muri turi mu kiganiro turi mu kiganiro ubwira ijambo rimwe n'ahandi yajya n'urusengero rwose ruzamwakira rundi n'icyumba yafata icyo aricyo yaba ari sare naho nyirizamuhira. Noneho jewe ndavuze kandi ibintu bivuze kugira ngo ajye kundega muri RIB tuzahahurira kandi nababara azajye kundega ashaka awanyuzwe cyangwa ntiwanyuzwe nanyuzwe subiremo uko muze nababara azajye kundega ahashaka. Yes, reka nguhe ikaze wowe ukomeje kubana natwe aho uherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, tubifuriza kugubwa neza. Nifurize abantu bose umugisha ku muntu ukomeje gukurikirana inkuru zacu za buri munsi. Hanyuma imbere ya kamera tuhafite umutumirwa, hanyuma ni musanzwe mumuzi, si ubwa mbere tumwakiriye, ariko uyu munsi wa none tuje mu nkuru idasanzwe yakasa mutwe, yakasa nyundo, yakasongoyihwa. Meze neza? Meze neza, ndashima Imana. Nishimiye kubana namwe, nari mbakumbuye kabisa. Hari hashize iminsi tutari kubana, ariko uyu munsi ndabaye ngombwa ko twongera kubana. Rero nishimiye kubana namwe. Amazina ni National cyangwa mu Rwanda shyaka National. National kabisa. Yego. Ariyo National buriya ubwo sinabonyera hafi aho ngaho kabisa. National ubundi ni izina buriya, ni izina ry'agasima tu. Y'agasima. Ni izina ry'agasima cyangwa ry'imihanda. Hanyuma rero impamvu nkwakiriye cyangwa se nagutumiye, ningewe wagutumiye, hari ibintu tugiye kuganiraho nk'umuntu wigeze kujyana na Pastor Claude kwa Inzahuke, ubwo yaragiye kwa mama Asi yagiye gusaba imbabazi, ariko murajyana. Hanyuma rero nibwo ejo bundi nabonye postinga inkuru uvuga ati Pastor Claude uremewe. Ndavuga ko uyu mujama kuriko kuvuga ngo Pastor Claude aremewe kandi ari mu nkundura n'uwitwa Elize, uyu mujama ni gute? Hanyuma niyo mpamvu nahise ngutumira. Ndakwakiriye rero inkuru yakasa mutwe. Rero Elize, uwitwa Elize ni umukozi w'Imana, ari kwataka Pastor Claude mu buryo budasanzwe. Ariko reka duhere hano gutya. Insengero zifungwa, abapasitori benshi twagiye tubona basubiranamo ibyabo tubijya ku karubanda, kugeza noneho naho barwanira mu rusengero. Uyu munsi wa none turimo kugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga bari gutukana, bari gusebanya,
nka papa bitangaza yatatse Pastor Claude, papa bitangaza yatatse umudamu Claude, why not? Claude ni muntu ki? Nk'umuntu upostinga, nk'umuntu mukorana ibiganiro. Ndumva ashaka kuvuga gake kandi nkumva ashaka kuvuga ntuje. Ntabwo ngishaka kuvuga ibintu nihuta. Yego. Ubundi wavuze ngo pasiteri twajyanye mu nzahuke, koko ndi n'umwana wo mu nzahuke. Impamvu na postinze Claude niwe muntu wafashije gufungura ikinyamakuru bita Zahuka Nawe TV. Angira iyo nama. Yego. Hanyuma njyewe nkunda kuvuga gutya ngo umuntu uzaguha umwanya cyangwa agashaka ukabona atekereje ku iterambere ryawe ry'ejo hazaza. Yego. Reka ntangire gutyo. Ntabwo uwo muntu aba afite umutima mubi cyangwa afite n'ibindi bintu biri inyuma ya bya bindi. Bishatse kuvuga iki? Ari umurenzaho se? Oya, reka mbivuge gutya. Bibiliya niyo ivuga neza ngo ntawe ucana itabaza ngo atwikirizeho intonga. Ubwo intonga ninde itabaza ninde? Intonga ninde? Impamvu mbivuze gutyo, Claude ntabwo yaba yarafashije kugira ngo ngere ku rwego ndiho, agenda afasha mu tuntu tumwe na tumwe, hari ikindi cyangwa iminsi tumaranye tugendana. Ntabwo Claude ibyo muziho nzi ko ari umugabo mwiza, nzi ko ari umugabo muzima, ni umugabo uharanira ukuri igihe cyose. Kandi Claude ni umugabo wanga amafuti. Yego. Ndamuvuga nk'umuntu tugendana mu buzima bwa buri munsi, tuvugana, dukorana ibiganiro. Ni umugabo ukunda ukuri. Yego. Ni umugabo wanga amafuti. Ubwo pani ni Pastor Claude. Uwo ni Pastor Claude mvuga. Niyo nzima. Niyo nzima. Claude yego ni wa mugabo udashobora kubona amakosa ngo abure kuyakubwira. nyine ukagira umunwa oyi nukari agira nukari ariko nanone buriya Claude kugira ngo azaje gushyira inkuru yawe hanze arabanza akakubaza cyangwa akakugisha inama akavuga ngo akakugira inama akavuga ngo ibi bintu wakoze urabona biri mu nzira nziza, akavuga ngo waciye ibumoso kandi wari guca iburyo. Noneho akabanza akaguhana, yubahiriza ngira ngo ijambo ryo muri bibiri bivuga ngo mwene so nakora icyaha yego umuhamagare umugire inama, nabyanga umuteze umuryango, nabyanga umuteze bene se, niyanga umuteze itorero rimutenge. Claude rero abanza guca muri izo nzira, akabanza kukugira inama, akanatenga n'abantu. Oya ibyo kugutenga bubiretse turabigeraho nyuma. Arabanza akakugira inama, yego avuga ngo rero waciye muri izi nzira ko zino nzira zishobora kukubera umugisha kurenza izi ngizo ugiye gucamo. Uwo ni Claude mvuga, Pastor Claude tuzi ku mihanda. Yego Claude ni wa mugabo ushobora kukugira inama nta rwango agufiteho. Claude ni wa muntu udashobora gufata inkuru yawe ngo ahite ayishyira hanze atabanje kukubaza iyi nkuru niki cyayiteye, ahubwo iyo umunaniye nibwo ashobora gushyira ya nkuru hanze bya bindi nakubwiraga byo kuba yaguteza iki umuryango. ubwo nuko yaguhaye amafaranga. Oya nta nubwo duheruka kuvugana. Twakomeje. Nta mafaranga yampaye, gusa ndavuga ibyo muziho. Yego. Ikindi Claude ni wa muntu utagira ibanga. Oya nta banga agira. Umugabo utagira ibanga. Nta banga agira. Ariko reka nkubwire. None se nimba wowe wagira ibanga ku mafuti? None se oya reka nkubaze. Nimba Pastor Claude wagendanye na Pastor Mutesi bakajyana ahantu yarangiza akamubwira ngo urumva ati wampaye ku bintu, undi yamwima akaza akavuga ati niwibuka neza ko wampaye, urumva nimba Pastor Claude ataragiriye ibanga. Pastor Claude nawe yivugiye ngo yarampaye. None ni gukiragira gute? None ni gukira indwara arayirata. None ni cyubwo yaragiye kurata. Ariko ubundi reka nkubaze Damu. Wenda tugarukiye kuri Claude. Tugaruke kuri Claude. Yego. Niwe tukivugaho. Umugabo reka nguhe urugero. Yego. Umugabo bita Sabe.
bamufata yagiye kugira gute kwinyesebura gusambana kwinyesebura oya wanditse nkabivuga mu kinyarwanda gusambana ni iki se ntabwo yasimbutse urugo akirinda ubwo avunika ntawamufashe ariya yaseseraga yajyaga he uriya ntabwo ari Sabe ninde ni undi muntu usa n'undi muntu nyine ninde n'undi muntu usa kumuburanira n'undi muntu usa na Sabe ntacyo dupfa ariko ndavuga ibyo nabonye sibyo nimba Sabe baramufatiye muri iriya videwo si umugabo wenda Korode akaba anabyemera ko yasambanije Mutesi yasabye Mutesi sibyo yego wenda bikaba byararangiye kuki umuntu ashobora gufata ishusho y'ibintu byarangiye akayigarura mu by'ubu ngubu ibyarangiye biba byararangiye none se nimba ari umuntu mwiza koko kuki yafashe papa bitangaza akamubwira ati ngiye wibuke ko naguhaye nakugaburiye kandi biriga bavuga ngo ukoko kumwe ni gutanga uko niko zabimenya ngewe Korode ndamuburanira uramuburanira se ndamuburanira si ibyo ariko ndavuga ko ari ukumuburanira impamvu muburanira nimba yarabwiye papa bitangaza akamubwira ngo narakugaburiye narakuryamishije narakwambitse mbese nagukoreye buri kimwe cyose sibyo ese papa bitangaza ikintu yakoze cyatuma Korode amubwira ibyo cyo ni iki ese kuki wumva ko papa bitangaza adashobora kuba yakorera ikintu Korode bigatuma akoreshwa n'umuriro akamubwira ibyo ngibyo akamwibutsa ahandi hashize kubera icyo wumva bitabaho erega Korode nawe ni umuntu ntabwo ari inyamaswa si n'igiti ntarababara ese reka nkubaze Damu ubaka akanya umuntu aje umufasha agusambaniriza umugore sibyo yego mwarasangiye waramwambitse mwaragendanye waramuhaye rifuti ufite n'imodoka yego ukamufata arimo asambanya umugore wawe turi kugendana ukamufata ari gusambanya umugore wawe usibye wamukorera iki ntamureka akagenda none se namutwara wamubwira iki none se ari byo yaba ajyanye hari ibyo yaba aciye se wabura kumwibutsa ko wamugaburiye oya ari ibyo yaba aciye se dore nkubwira ikintu cyakuvamo cya mbere yabisiga akagenda nanjye nkabisigarana dore ikintu wamubwira cya mbere watumubwira atari ko ati ngewe n'ukuntu wowe wankorera ibi n'ukuntu twasangiye nkakukorera ibi wabimwibutsa ngewe nabyo namwibutsa wowe ntabwo uri Korode ngewe ntabwo ndi Korode sibyo ngewe ntabwo namwibutsa nta nubwo uri papa bitangaza sibyo ariko hano hantu ku ruhande rwa Korode na papa bitangaza harimo akantu badashaka gushyira hanze cyangwa harimo akantu papa bitangaza yaba yarakoreye Korode bigatuma mwibutsa bya bindi yamukoreye ariko kubera ko wamuhemukiye kuki icyo kintu utakireba none ndakubwiza ukuri wivuga ngo papa bitangaza ngo kuba Korode yamucyuriye ubundi papa bitangaza ni umwere aravuga ko ari umwere se ese kuki atareba ikintu cyatumye Korode amucyurira ibyo yamukoreye ngo abireke yewe ku ruhande rwanjye Korode ntabwo namuveba wenda ikosa Korode ashobora kuba yakoze nuko wenda ashobora kumucyurira ibyo ngibyo kuko biravuga ngo icyo ukuboko kw'iburyo kwakoze ukwibuka imoso ntikukabimenya ariko nawe hari icyabimuteye kumubwira ibyo ngibyo nabyo mubirebeho kugira ngo wemere wumve rero Korode reka nze nkwereke garuka kuri kamera noneho ngiye kuguhata igiti inyama y'ubwoba inyama yitwa gushiruka ubwoba no kuba yakwandagaza inzego z'igihugu ubundi Elize nk'uyu yabikuye ngira ngo hari umuntu muzi witwa Uwimana Florian yarafashwe arafungwa uwo nawe kubera ibi bintu nyine mucisha kuri YouTube namwe ndaza kubagenera ubutumwa muze kudufasha kuko muri mu bantu bamamaza ibi bintu ba mbere murabyamamaza muri make murafatanya cyaha ndetse na Isaro TV ese ntawaje hanyuma aza kumenyana n'umuntu wo mu gihugu cy'u Burayi tugunya karubanda bambara ubusa imbere y'abantu muri murabasengera wagize ngo umuvugizi wa ribu ngo yarakuvuze ngo yagize gute ngo iki waravuze urusha yanzogera yo mu gipadiri ikangura abantu mu gitondo saa 12 iyo zigeze bamubwira ngo ubusurama nguramba nguragira gute ahangaha nushaka wicare neza wigami gatoya noneho reka ntuze
nicaye negamye. pasita korode uyu nguyu yagiranye ikibazo n'uwitwa inde Elize. Ubwo Elize yavugaga kuri Sarongo, pasita korode ngo bivugwa ko ariho yahise yataka nde uyu Elize nawe agaruka yiyama pasita korode. Aho ngaho niho byatangiriye kugeza aho Dr Bitseri Murangira yiyama Isaro. Mbanze nkubwira ko kantu. Elize si umupasiteri. Sarongo si umupfumu se. Ubundi tumenyereye ko nimba hari ikintu ngira ngo cyatumye Sarongo n'uyu munsi ari mageragere afunze, nuko yakoze ikintu bita ubwesikoro, sibyo? Ari kunyumva? Yego ndi kukumva. Noneho Sarongo twari tumuzi ku izina ryo gukoresha imbaraga z'umwijima. Ni umupfumu ngo agarura iby'abandi akoresha mbese imbaraga z'ikuzimu, reka mbivuge gutyo. Noneho uyu mupasiteri Elize bivugwa ko akoresha imyuka y'abadayimoni. Y'abadayimoni ubwo gute? Y'abadayimoni, imyuka y'ikuzimu. Mbese navuga ko ari imyuka y'ikuzimu. Izindi mbaraga. Ubwo ni umurangi? None ni umurangi. Nabuze ikinyarwanda mbivugamo, ariko akore ni umurangi. Turabizi ko ari umurangi, turabimenyereye. Nta muntu utabizi. Uri kunyumva? Nge nabyo nzi. Nyine ngenda bikubwiye bimenye. Yego. Noneho nimba yumvise pasita Korode avuga kuri Sarongo, kandi Sarongo akorana n'izo mbaraga, kandi nanone Korode akaba akorana n'izi mbaraga, akorana na Sarongo. Korode none se yakoranaga nanuza na Sarongo ibiganiro. Korode Sarongo agaha pasita Korode amafaranga bakagira guteba. Urumva wari yamuha wagiye ku ma YouTube channel ukareba ko bidahari. Korode arabyemera? Aratabyemera se. Rose nimba aramuhaye umubaza. Uyu munsi ntiwantumiye mu kiganiro. Uri bunagera ngataha se? Urajyana n'amaguru. Ntacyo ninagenda n'amaguru. Ariko uramuhaye amafaranga. None se nimba Sarongo arashaka kwamamaza ibikorwa bye, Korode akajyana akamufata ikiganiro kugira ngo ibikorwa bye bijye hanze. Nk'umunyamakuru nanjye umamagaye ifite kamera hariya mu gikapo, naza nanjye nkayigutunga nkamamaza ibikorwa byawe. Sibyo? Ukampa n'ikiganiro. Ariko nibivuze ngo Korode kuba yarajyanye kamera agakorana ikiganiro na Sarongo, ntibivuze ko Korode yakuye imyuka mibi cyangwa izo mbaraga z'abarangi kwa Sarongo. Ahubwo uyu Elize niwe tuzi twese ko akoresha imbaraga z'abarangi, kandi imbaraga z'abarangi ni iz'abadayimoni, ntabwo ari iz'abantu bazima. Kuba uwitwa Elize yatakana na Korode kugeza aho Elize avuga ngo njyewe Korode n'uvuga ngo nakoze byinshi mu gihugu, kuko anavuga ko yigeze no kuvuga ko azarega uwitwa Dr Bitseri Murangira. Azamuregaho iki? Kubera ko yavuze ko ari umurangizi? Kubera ko yavuze ko afite YouTube channel itariho cyangwa se itanyuzwaho ibintu byagakwiye. Yewe aramurega se kuki atamureze? Nanjye nkubaza kuki atamureze ngo amujyane mu rukiko? Impamvu atamureze nuko uriya mugabo ibyo yavugaga Murangira nuko byari ukuri. Iyo yagiyeyo bagahamagara abantu bakabikira ahagaragara, akareka kwiha pasita Korode, aramwiha kubera iki? Ubundi reka nkubwire nibyo nakubwiye, Korode akunda gushyira ukuri ahagaragara. Ngira ngo nicyo abantu benshi bamwangira, ariko njye nkunda ukuntu akunda gushyira ibintu byose by'ukuri ahagaragara. Buriya reka nkubwire, umuntu bita pasita Korode, umuntu bita Bosco Empire, ni abantu nzi basesengura inkuru bakazana ukuri kwabyo bitarimo ikinyoma. Yego. Urumva? Kandi ni abantu bashobora kujya kuri tere kwimenyera ya makuru, akayakuzanira uko ari, adafiteho icyasha. Uri kumva? None pasita Korode nimba ubundi reka nkubwire, pasita Korode hari ibintu bye muzi, nibyo nakubwiye ukuri, kurwanya ibigarasha bise by'igihugu.
aho ngaho nugera noneho aho ngaho buretse gatoya noneho aho ngaho niho tugiye guhera cyangwa se turi bugire n'ikiganiro kuko Pastor Claude mu bintu avugwaho nuko yita abantu ibigarasha ariko atakwita ibigarasha reka nkubaze wenda tukira aho ngaho uyu munsi nicaye hano ndagiye sinzi ukuntu ndi bugisobanura ndagiye nzanye ikintu kiri butume Damuru agirana ikibazo na Fidel mboneye kuri FTV Rwanda Fidel aragirana ikibazo na National kuri Zawuka nawe TV ikibazo kiraba giturutse kuri nde kuri nge yishyikirize wowe ukigeze kuri Fidel nawe akigeze kuri kundi munyamakuru ubwo ntabwo kikiri umwe Claude we namara kuza kugira ngo yankura azayisesengura kiri uko ahagaragara araza ahere kuri National ambaze uko byagenze agende kuri Fidel amubaze uko byagenze agere kuri Damuru amubaze uko byagenze kugira ngo yankura yishyire ahagaragara sibyo none wa muntu wazanye yankuru ubwo mbanje kubizana muri sosiyete ni gute ushobora navuga ngo ni ikigarasha kujya utavuga ngo ni ikigarasha hanyuma tuvuge ko aba bantu yita ibigarasha tuvuge ko aba bifitiye amakuru atayafite ushingiye ku reka nkubaze ngiye kuvuga kino kintu wenda ukibona na umuntu ashobora kukibona tujya tubona kuri social media abantu baza bakavuga ngo igihugu mbese bagasebya igihugu bakakivugaho amagambo mabi harimo abitwa bandahimana abo ndabazi ndahimbwa abo ndabakubwira ni ndahimbwa ndahimbeba hakazamo na bafi natunga indaba mu jisho mu zuru wivunika hakabamo n'aba mukanyiko hakabamo n'abandi n'ibindi bigarasha n'ibindi uyu munsi mukanyiko ngewe nabonye video yiwe urumva ije muri telefone yanjye ndangije ndandika ndamubwira ati ndakwiyamye igihugu cyacu ni cyiza navuga ati nimba warabaye inyangarwanda inyangagihugu genda ukomeze uri inzererezi n'ubundi uri inzererezi wabaye n'inzererezi no mu bwonko yagize ate uwo ni mukanyiko yabaye ni inzererezi ni inzererezi yabaye inzererezi mu bwonko aba inzererezi mu bitekerezo aba n'inzererezi nyuma y'igihugu kandi yari igihugu aba n'inyangarwanda akabwiza ukuri urumva noneho Pastor Claude akaba ari cyo azira noneho Pastor Claude nanjye ndabisubiyemo mukanyiko yumve ko ari inzererezi ikigo cy'ikigarasha gishobora kuva mu gihugu cyavukiyemo kikajya hanze cyamara kuhagera kikagaruka gusebya igiki kigasebya igihugu ntaho gitandukanye na za nterahamwe ziba hariya muri Kongo birirwa bavuga za FDLR zasize zikoza amabara hano mu Rwanda yego none mpita nkomereza aho ninde utazi muri kino gihugu cy'u Rwanda ko ari byo n'umusaza yavuze amabara cyangwa ninde utarahekuwe n'ikintu bise interahamwe ninde n'umwana uvutse uyu munsi azi ingaruka z'ibyo FDLR cyangwa interahamwe zasize zikoze muri kino gihugu sibyo n'umwana uramubaza ngo interahamwe umubaje ngo interahamwe urazivuga ati zasize zisha abantu mu gihugu cy'u Rwanda none abantu bakirirwa bari aho ngaho bapfobya none umuntu arihangana akajya ageze amahirwe abonye ageze i Burayi ageze muri Amerika kuri biro 2 by'ibirayi ageze muri Amerika kubera ko yambutse umupaka akagaruka gusenya handi yagize gute yavuye akubaka hari ejo bundi bazamwirukana akagaruka iwabo none uwo muntu atari inzererezi ni he Claude namuvugaho mutera amabuye Claude si byo se muramutera amabuye iki kandi ibigarasha bavuga ni ibyo ngibyo sibyo none se kuba ntuzi uyu nguyu Elize none ari kwataka Pastor Claude mushuti wawe yego aramwatakisha ku bintu yagize gute yamubwiye cyangwa se baziranyeho bombi none se nimba wenda reka nkubwire Claude wenda ikosa yaba yarakoze nuko yarabibwiye ndi no kumubagirwa uyu murangi Elize nuko ashobora kuba yarivuyemo akagira ibyo aganira na Elize noneho Elize nawe ukamubera imbwa akaza kongera kugira gute kubigarura muri social media Elize akamubera iki imbwa uretse wumve Pastor Claude bamubwira ngo ubusurama ngurama nguragira gute nguramase uramase mugeze muri studio iwawe mu rugo
mwinjira muri studio akubwira ko afite ikibazo cy'umwana we yabuze, aho kugira ngo ujye muri icyo kibazo cyo kumusapotinga ku kibazo cy'umwana yabuze, ujya gukoza ngo intoki mu gitsina cyiwe muri studio yawe muri babiri. Hanyuma uyu Elize avuga kuba yarazanye umugore aje kugira ngo amusengere ku mwana we yari yabuze. Agose yamuse buretse se wumve amujyana muri studio ngaranya kugira ngo amusengere, umugore ngo agiye kumva. Subiramo neza. Yego. Umwana ajyanye n'uwandi. Umwana uyu mudamu yagiye kwa Elize kugira ngo ajye kumusengera. Banza unyumve gato. Yajyanye icyifuzo cy'umwana we yari yabuze. Nyumva gato nkabikubwira neza. Yego. Uyu mudamu yafashe umwana wamushyira Elize. Uri kundaga amatwi? Amujyana muri studio kugira ngo amusengere. Hoya ni umudamu ariko. Elize asengera no mudamu. Yego, umwana we yari yabuze. Umwana we yari yabuze. Yego. Umudamu akigera muri studio Elize aho kugira ngo amusengere amukozamo iminuke mu gitsina kwa ndani tekinike. Ngiye kukubwira. Niho twari tugeze. Uyu mudamu yaraje areba Elize, amureba muri studio nk'umuntu wari ubabaye, wari urushye. Sibyo? Na video ndazishyira hanze, ndazifite muri telefone. Buriya makuru menshi nanjye mba nyifite. Yego. Noneho uyu mudamu amaze kuza kugeza ikibazo kuri Elize ngo amusengere cy'umwana we yabuze, aho kugira ngo amusengere ajya kumusambanisha iki? Intoki. Uri kunyumva? Noneho Elize ahita akora ikindi kintu kibi, ajya akimara gusambanya wa mugore n'intoki ajya kurya ubugari na za ntoki ngatakarabye. Akarabye ikize? Kandi bivugwa ko hari umugore ro kumubeshya ari byo Pastor Claude yari yakira gutese. Kandi bivuga ko Pastor Claude ari byo yari yapanze. Yimubeshyera. Video ndazifite. Buriya reka nkubwire. Damu. Reka nimbanze nivugire gutya. Njye hari akantu gato kambayeho. Urumva? Ngiye ahantu shiduka nageze kuri social media ku mbuga ahantu hose ntabizi bitanabaye. Urumva? Kandi ako ka video kagiyeho koko ibyo ngibyo byari live. Yego. Sibyo? Nta kintu na kimwe ushobora gushyira gukorera hariya ngo ibwe muri kizajya hagaragara. Ibimenyetso tuba tubifite. Ni gute umuntu ashobora kuguhungiraho aho udafite ikibazo mu mutwe cyangwa tuzize kumva kuri kwawe ukajya kumusambanisha intoki uwo akamufashe kugira ngo aruhuke byibuze abone n'umwana we kandi yarakubonye nk'umuntu ugiye kumufasha. Ese tukwemera kandi bivuga ko uriya mugore n'ubundi ari nuza uri aho ngaho ku muhanda n'ubundi gasanzwe ngakora karere akazi. Aramaze. Nubwo yaba ari hano yambaye ubusa. Noze nk'umukozi w'Imana nka pastor akwiye gukora biriya. Nose twabyemezwa n'iki katari agapangu ka Pastor Claude? Ariko agapangu ka Pastor Claude gute? We n'uwo mugore. Wowe mugore se? Negerize n'umukozi w'Imana. Ariko umukozi w'Imana ukoresha imbaraga z'abarangi n'umukozi w'Imana nyabari. Hamwe ndamumuha mumbwira n'ibiki. Reka ngubaze. Ejo ntago batemagurana hano muri ADPR mu gakindi. Bakabeshyurira muntu ngo ni umusazi. Ni gute ushobora kumbwira ngo umukozi w'Imana? Reba hariya mu gakinjiro kuri ADPR. Utumye ngaruka inyuma ku bakozi b'Imana. Umugabo w'umupasiteri yagiye gusenga n'umuvuga butumwa. Yego. Sibyo? Baragenda bamukorera protokole bamwicaza imbere mu bashumba. Bamaze kumwicaza mu bashumba, umugabo ahaguruka agiye mu mwuka. Urumva? Kubera bifu tumenyera reka ngaruka inyuma. Hariya mu gakinjiro ibuke Pastor Togene yapfuye. Kumushyingura byabaye ibibazo. Hariya mu gakinjiro hariya ndani kwa katikati. Kuri ADPR hariya. Kwa pari kwa ndani. Ako za gatendo kambere kabere hariya. Bagira ngo baranahahambye umusazi hariya kuri rusengero. Bageze gute? Bahahambye umusazi. Ahubwo ntuze Pastor Izayi yegure ibya ADPR biramunaniye. Bagize gutya ako nta gatendo kambere. Bakiriye abatinganyi bamanitse idarapo mu rusengero ahera h'Imana. Yego. Ndani hariya pari. Hari indani mimbere. Yego. Icyo si icya kabiri ibereyeyo. Ubwo ni icya gatatu ahubwo. Icyo ni icya gatatu. Oya ikindi ndaje akanyuma ariko hano bagize. Ubwo ndimo ndakubwira udutendo tw'abakozi b'Imana ruvuze. Akandi gatendo reka nkwibutse kandi gatendo kahabereye nuko Eze yari yagiye kubwiriza hagasohoka ubuhanuzi bumubwira ngo Imana yaraguciye ku ngoma ntago ikirinde. Kaba karaje nako nari nkibagiwe. Noneho haza kano kabaye muri kino cyumweru gitambutse. Yego. Uyu mugabo w'umupasitoro w'umukozi w'Imana bakoreye protokole bari ahantu kuri ameze. Turabimenyera ko muri ADPR. Iyo waba uturutse mu icaci kugira ngo baguha agatuti. Siko bimeze? N'abadukurikiye
ntagire untera amabuye ndavuga ukuri nta muntu ushobora kuva mu icaci yaba avuye muri angirikani yaba avuye muri adventiste yaba avuye muri gaturika yaba avuye mu rusengero yaba avuye muri rehoboti ntashobora kujya muri ADPR ngo bamuhe iki agatuti yego uno mugabo bamuvanye imbere bamuhaye korere protokole bamwicaje imbere mu ntebe z'abashumba urukumva imbere hariya njyewe navugana hariya mu Gakinjiro habera udutendo twinshi tw'amabifu baba bafitanye cyangwa tw'amabi baba bafitanye babona ko biri bugaragare bagashaka wa wundi umwe yabyanga bagashaka kubigira gute kubishyiramo intambara ndetse uyu mutipe basohoye bivuga ko yari agiye bundi guhanurira umwe muri aba bashumba yego hanyuma kubera ko uyu mutipe bamwita muvunyi yitwa muvunyi ntabwo ari umusazi nibyo nangiye kuvuga ahubwo uyu mugabo babonye bigenze gutya banjye baravuga ngo uyu mugabo ngo ni umusazi ngo afite ikibazo cyo mu mutwe ni gute umuntu afite bibiliya ni umuvugabutumwa muzi ko ari umusazi itorero ryose bakamwicaza imbere ni paruwasi buriya umujyi wose uzi barangiza bakamukorera protokole bazi ko afite ikibazo muri diyode na sirikwetegere ari umusazi bakamwicaza imbere mu bashumba bakamutegurira amazi bakamwakira akabwiriza barangiza bazi ko ari umusazi bakarwanira kuriya ku ruhimbi ubundi uriya mugabo kugira ngo ahaguruke atera amakofe kuri yari arimo yirwanaho barimo bamuhondagura barimo gucecekesha nuko bavuze ngo biriya video ngo niyo umunota umwe ariko uriya video yamaze nk'iminota 15 bari kugundagurana kuko baranayikase banabikuyemo muri nuza yabo hanyuma rero tugaruke babiri wafunze umuryango kugeza igihe ugarukiye kuri kamera ukadusobanurira bya biganiro wakoraga ese ko wabikuyeho bimwe na bimwe wabikuriyeho iki uvuga uti nabeshe isi n'abanyarwanda muri rusange nabesheye inzego z'igihugu nabesheye ubuyobozi bw'igihugu bitewe n'uko nari nahuye n'ibibazo byo gusara mu mutwe cyangwa se mo kimwe nari nahuye n'umunsi mubi hari ukuramuka nabi hari no kwirirwa nabi hari no kurara nabi hari no kurwarira kimwe uretse wumve kandi bajya hariya izuru umugome niba hari abagome babaho ba mbere babaho mu bagome ba mbere babaho ni wowe Elize niwe mugome wa mbere ubaho dore ubugome bwawe ngubu tuba bakora ibiganiro bitandukanye uwitwa Rukundo Ezekiel akora ikiganiro akataka video kuri uyu mugabo ese mubaze wowe kukata video z'abandi izo strike ukubita abandi uzi ko wakubita umuntu strike nica niyo y'Isaro TV wamamaza ugahita uyibura mu kanya kako guhumbya wari ubizi neza Elize usibye imbabazi z'Imana gusa abantu baba bakugiriye baba bakwihereye hari ikindi ni imbabazi z'Imana gusa nta kindi urarangira uvuga ngo ndi umugome ariko ubundi ko hari urata kurega ese umuvugizi wa RIB waramureze ko tutabibonye aho wamuregeye ese umuvugizi wa RIB wamureze ko wavuze ngo we muranya ndakurega umukoronga wamureze hehe kwande mu ruhe rukiko hehe ryari sibyo kuvuga ibigambo gusa nk'iby'intuze nk'iby'umwana uho hakuvuga na umwana uho hakuvuga ariko bavuga neza nk'iby'umugabo nk'ibyo udedemanga wagira ngo ntuzi no kuvuga wagize ukica ubujisho uri muri Elize nkwibarize usibye Imana ko ari Imana yashatse kugutamaza mu mahanga yose uzi ko nta ndaya mwaryamana hari indaya wari bwabone ziza kuri kamera zivuga ngo naryamanye na kanaka ashatse kuba ko Elize ari indaya ngo reka nkwibarize none reka nkubwire njye mfite amakuru mfite n'indaya muri telefone nuntesha umutwe ndayihamagara yaryamanye nande na Elize biryamaniye ubwayo hafi werakara ahubwo se webeshya aho ngaho muhamagare se vuga muhamagare mu kiganiro maze ngo njyewe sinshaka waryamanye na Elize njyewe sinshaka gusebya umukozi w'Imana ariko se banza unyumva njyewe ntabwo ndimo mvuganira Pastor Claude ndimo ndavuga ukuri yego nimba ese ubundi reka nkubaza
umuntu utinyuka gusambanisha intoki umugore waje umugana ngo amufashe ni gute yatinya gusambanya indaya muri roye? uretse twumve rero ngagije nafunga n'ibisenge pana guhondesha inyuma. ariko se wowe ntawe uri igiki, we uri igiki, we peti uri igiki, wowe Elise Nsengimana Elise uri igiki, toka we kure. Sorry, oya ni gahunda tekinike kubera yuko Elise nabwira ibyo nakoze muri iki gihe. We wakoze ibiki wowe? Kandi niyame imbwebwe sose we muvunyi wenda wakigwe ikireba shareka muvuge rero Elise nishongore Elise wishongore reka maze nishongore Elise ashaka kugira ngo iki kiganiro kibaryohere, reka twe gushyiramo twatuntu uretse baravuga ati turemeye turatsinzwe. Sarongo ati ya mana yanya abanyamadini muvuga nta gaciro ifite. Rero jambo ry'Imana rivuga ngo ishyaka ry'umurimo w'Imana cyangwa se ishyaka ry'inzu ya data rirandya, niko Yesu yavuze. Natwe rero abo yatumye kumuvugira kumwamamaza ntabwo tugomba kureberera ikibi. Uriya mugabo yakoraga ibintu byinshi bibi, hari ibyo twirengagije, ibyo kujya ku mazi akagendera hejuru y'amazi ari montage bakoze, ibyo kugenda hanyuma hejuru y'agataro ngo arimo araguruka kandi ari ukubeshya, ibyo guhuruza inzuki akazana inzuki bakazitsindagira ku muntu ngo yafashe umuntu ngo bamushyiraho inzuki, kandi biriya umuntu uwo wese yabikora. Iyo ufashe uruyuki, umwami w'uruyuki ukarufata ukarwishyiraho, abavumvu biriya babikora rwose, n'undi muntu yabikora. Iyo wishyizeho umwami w'inzuki, ntabwo inzuki zose zaziri mu mutiba ziragukurikira, nta nubwo zishobora kukurya. Hanyuma rero abantu bakumva ko ari byo, bigatuma baribwa amafaranga menshi bumva ngo uriya muntu agaruza ibintu. Ibyo nayo nabyihore ntago bindeba kuko rwose nta n'impamvu yabyo ko n'abandi babikora. Ariko noneho ageze avuga izina ry'Imana rituka nabi, twebwe twagira umugisha wo kurisobanukirwa no kurimenya, tukamenya imbaraga za Yesu Kristo. Twagombaga urumva gutwara umugeni kandi uzatwara abakijwe n'abubashye. video imigozi yafungishije imisumari ya 10 na kangahe, urabyumva neza? Ate umfashe kugira ibyo mbwira abantu bibafashe kandi bubake bakomeze mu izina ry'Umwami. Abantu batungurwa kandi bakumirwa. Hanyuma rero aho nanjye ugaragariza abantu bibaga abantu ko ari nabonaga nk'umuntu ngo yari umuntu 25,000 by'idolari, undi yari umuntu 7,000. Icyatumaga mbishyira hanze ko ari ukubera iki? Ni ukubera ko bagendaga bitwaje izina ry'Imana, bakabesha abantu izina ry'Imana. Cyakoze ntabwo nigeze mvuga uyu mugabo Claude, ariko buriya navuze bamwe na bamwe narangije nawe nyine yumva ko amafaranga babonaga babonera ubuntu babeshya atakiyabona. Reka rero twumve amwe mu magambo yavuze, ubundi tuze dukomeze kugira ngo nze kubabwira ikintu gitumye ngaruka kuri uyu mugabo, kandi mu by'ukuri numvaga atagakwiriye kuza ku muyoboro wanjye ko nta kiza na kimwe avuga, nta n'ikiza na kimwe afite cyagombye gutuma tumirwa kuri uyu muyoboro cyangwa se mushyira kuri uyu muyoboro. Ni ukugira ngo mujye mumenya ukuri kandi mumenye abo tubana nabo, mumenye ibyiyoberanya n'ibyishushanya, kugira ngo mujye mugira amakenga. Umuntu ni mwiza ariko umuntu akaba mubi, umuntu yakwica aseka, umuntu yakufungisha useka, umuntu yakugambanira. Yego, reka twumve. Elise uramuzi? Elise aremewe. Elise aremewe ariko yadukuye kumbe. Gute? Elise aremewe yadukuye kumbe. Elise ubundi ajya kuri social media afunga ituro. Urumva? Kandi biga mwaho kandi umuntu wawiho nyawe. Yafunze ituro, ariko yafungishije igitaka, yafungishije imigozi, yafungishije imisumari ya 10 na kangahe. Urabyumva neza? Arafunga neza, afunze neza. Nabii Elisa ahubwo Elise nabii mukuru babitangaza mwambe kuba nabii mukuru kuko buri muhabizi n'umuntu akanwa kavuze ikintu Elise yafunze ituro neza ariko neza muraheba. urumva Nabyumvishe. avuze ko Pastor Claude yavuze ko Elise yafunze ituro, na Elise avuga ko Pastor Claude ari mubi, ari umugome. Urumva ububi bwa Pastor Claude nuko yavuze ko Elise yafunze ituro. Nanjye nicyo nshaka kubaza Elise. Aha ngaha nanjye niyo mpamvu nashaka kukubaza, ese koko birakwiye koko nimba aba bakozi b'Imana bagaragaraho imvugo ya nyandagazi? Ese koko birakwiye aha ngaha? Ibi bintu ntabwo byari bikwiye, sibyo? Yego. Ntabwo nka Elise nka pasiteri ntabwo yari akwiye kujya nk'umupasiteri, ntabwo yari akwiye kujya muri ibi ngibi ngo ajye gusebya bagenzi be, avuge aya mabi, sibyo? Cyangwa avuge ngo ibi ngibi nibyo biba kandi nawe abarizwa muri abo ngabo, sibyo? Ese ni iki cyatumye
ajya gushyira ibintu byose ahagaragara ajya kubivuga uretse wumve rero abarwanya igihugu batinya kuvuga ku bigarasha ngo kugira ngo batiteranya n'ibigarasha biba murabyiyumviye iby'uwo mugabo mwumvisha nanavuga ati umunyamakuru yambwiraga ati ntahamagaye Elize ngo dusengane ndamubura umugabo ati Elize ati uriya mugabo bana ati umukozi w'Imana mujye mumutinya mumwubaha ariko nyamara nyuma y'ibyumweru 3 cyangwa 4 arangije umugabo sinzi ibintu byabaye ni umutingito reka mbyite gutyo wabaye ngiye kumva numva umugabo atangiye kunkuriza atangiye kunyita ikigarasha reka mwumve amagambo yavuze mbwira inzego zibishinzwe nyabona mutabara uyu mugabo afite ikibazo cy'ihungabana gikomeye cyane arwaye indwara yitwa kuvuga ijambo ikigarasha arwaye indwara ivuga ngo bakunda igihugu kurusha abandi reka mwumve uyu mugabo munyumvire namwe munyumvire ariko buriya wari uzi ko muvunyi wari uzi ko hari n'abanyamakuru bamwe na bamwe batinya kuvuga ku barwanya igihugu batinya kuvuga ku bigarasha ngo kugira ngo batiteranya n'ibigarasha bibaha amafaranga reka muhamagarire kimwe noneho hahire rimwe byose ni yare reka noneho giye mpamagara ishongore noneho nyakubahwa fande retired colonel Jean Ruhunga umuyobozi mukuru wa RIB mu Rwanda n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali n'akarere ka Kicukiro na Minaroke minisitiri wa Minaroke yewe mbaya ahubwo ndanasara RGB meya w'akarere ka Kicukiro na timu yiwe barera ruriya rusengero Elize tukiramo leta we muvunyi wenda wakigwe yewe arakena fashe neza urumva ahantu Elize asengera ahantu Elize atwara abantu leta nitaba amaso ngije kwafunga n'ukuri kw'Imana kwase ko ntarakubona uza hano ngo ushime umuntu runaka umushimire kuri iyi mihanda cyambere kakubwira ubundi ngiye ushaka gufata ikiganiro cyanjye uba ugomba kwemera ibyo mvugira mu byo twese turashimira kandi noneho twumvira iwanjye jewe nijye uba wivugiye ibyanjye we baguhamagara koza nk'umugabo wabikoze wabyumvise ntacyo bakubaza babaza jewe wabyumvise neza rero jewe ndi proud yo kwirengera ingaruka zose cyane sindi umusazi nta burwayi bwo mu mutwe mfite ibyo mvuga je bivuye ku mutima imbwa n'imbwebwe zose zazana sababu jewe niteguye kwitaba yego ahubwo ngiye kugeza uyu munsi none usibye no kuba Elize yasohoye muri uru rusengero kuba byonyine ubundi bitari namutwereka ubundi abagomba Elize none dusobanurira aho ngaho baza nyine arasaba imbabazi ziye Mario jewe nyine reka ntuza muri turi mu kiganiro ntuza muri suka turi mu kiganiro ubwira ijambo rimwe n'ahandi yajya n'urusengero rwose ruzamwakira rundi n'icyumba yafata icyo yaba ari sare naho nyirizamubwira noneho jewe ndavuze kandi ibintu bivuze kugira ngo ajye kundega muri RIB tuzahahurira kandi nababara azajye kundega ashaka awanyuzwe cyangwa niwanyuzwe nanyuzwe subiremo uko muze nababara azajye kundega ahashaka uzitaba kurode urikangata wamwumvishije Elize ngaya amavideo ari kugenda agarura ku byo Pastor Claude yagize gute yavuze iyi nkunduro ya Pastor Claude na Elize biragarangira gute ukabwira ko Claude burya ngo Claude yaravuze ngo ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda yego cyangwa inzego zishinzwe umutekano imiyoborere myiza yego bagende barebe mu rusengero rwa Pastor Elize barebe ahantu ari kujyana abantu yabajyanaga heza ikindi cya kabiri waba wumvise amagambo Elize yavuze mbere yo kumva iki kiganiro Claude yakoze waba warayumvishije nibwo yahise azana zino nkuru avuga ngo Pastor Claude ngo atuka bano bapasiteri ngo hari abantu ngo biyita ngo gutya na gutya ngo Pastor Claude ngo yamuvuze neza ngo avuga ko ari umupasiteri mwiza ngo ariko nyuma ngo aza kuvuga ko ari ikigarasha sibyo impamvu yavuze ko ari ikigarasha aba bantu yabajyanaga mu rusengero rwe yigishirizagamo ibyo by'amacakubiri Claude avuga ko ari ikigarasha muri kunyumva kandi kuba yaravuze ko ari ikigarasha wumvise ko Claude yahamagaye n'inzego z'umutekano ngo zize zirebe ibyo Pastor Elize akorera mu rusengero
noneho buretse wumve ni umugisha inshuti bavandimwe natinze rero mu by'ukuri hari ibintu duceceka, hari aho Imana iturwanirira, hari aho Imana idutabara, ariko hakaba naho dukoresha ubwenge Imana yaduhaye, hakaba dukoresha umunwa, hakaba dukoresha amaguru. Murabizi twese uburyo tubaho, utagiye mu kazi ntiyabaho, keretse umwana muto uhahira. Nasabaga hari n'abazanaga amafaranga mu rusengero ngo baje kuyama, nkabwa nti abantu mwaburaye mwabwiriwe, nimuze nimuhaguruke turebe tukayabafashisha tukayabaha. ahashaka nzitaba Uramuzi? n'akarere ka Kicukiro na Minaroke, minisitiri wa Minaroke yewe mbaya ahubwo ndanasara RGB meya w'akarere ka Kicukiro na timu yiwe bareba ruriya rusengero Eliza tukiramo leta, we muvunyi we twakigwe Eliza tukiramo nde leta, kiramo leta mu rusengero. tugana ku musozo akazu karahiye, Ahubwo reka nkubwire, kaba abagabo b'abapasitori aho imbwa yagangikaga hagiye gushya. aho iki Aho imbwa yagangikaga harahiye. ubwo imbwa ninde? imbwa ninde? Ntawe mvuze ko ari imbwa, ariko mvuze aho imbwa yagangikaga. Noneho reka nkubwire, nuruzi uyu pastor Elize, pastor Elize ntiyaje ari pasiteri. yego, uyu munsi naje mu mihanda tumuzi ko ari umurangi, twari tumuzi ko ari no umurangi. umukozi w'Imana, ariko umukozi w'Imana ariko uri kumwe umukozi w'Imana wawe. Umukozi w'Imana ushobora gusambanya umugore n'intoki, hanyuma usanga uwo ni umukozi w'Imana. none ni abapasiteri babasambanya abandi bagore, abandi mu gakinjiro k'ibintu bwese abapasiteri bakabeshyura umuntu ngo ni umusazi. Haba umukozi w'Imana, haba umukozi w'Imana ajya mu bintu nk'ibi. Umukozi w'Imana nani? Umukozi w'Imana kwandeze ibyo wenda ashobora kuba ari umukozi w'Imana iwawe, ariko kuri njye nta kintu na kimwe gishobora kunyemeza ko Eliza ari umukozi w'Imana. ntacyo rwose. ariko ngazwiho kubikubita abantu ngo masturayike. icyo tumuziho ni ugusambanisha umugore intoki akajya kurya ubugari adakaraga. ubona iyi nkundura ya Pastor Claude na Elize iri burangire gute? Elize umwe kari kugarura amavideo yagiye avugwa. Elize nasaba imbabazi Claude ko yamugiriye atese, cyo mpfa namwe nicyo. ahubwo Pastor Claude yasaba imbabazi Elize, ariko namusaba imbabazi ziki? kari kumwangiriza izina. wangiza izina ry'undi ninde? ahubwo Elize ari kwangiza izina rya Claude. Claude ari kwangiza izina ryande? ntago giye tubyumva. ariko uyuka ko Claude yavuze ngo nimufunge rwa rusengero. nyine impamvu barufunga nuko rurimo rukorerwamo amabi. ayahe mabizi? none yigishirizagamo abantu kwanga igihugu, kandi wumva ngo yafashaga abantu kurya, yasengeraga abantu bagakira. ariko turabazi ko ari abapasiteri b'ibisambo, turabiyobewe. ahubwo leta ni umubyeyi igenda yemera kuba yarafunze isengero. ahubwo Claude jya namubwira ngo mbye, kuko yatabaje inzego za leta zituma bafunga isengero. uyu pasiteri yari gukora ibingana iki? uyu Elize se? Elize yari gukora ibingana iki? yari gukora ibingana iki se? yari gukora ibingana iki by'amabara? ariko urumva ukuntu abeshye ngo twegerezanya amafaranga ngo tukayafashisha abandi. baheze bandi nazana abantu yafashaga mu rusengero, sibyo? ariko hari ibimenyetso bigaragaza ko noneho yavuze akantu ngo nzajya kurega, ariko kuki atajya kurega? yagiye kurega, ninde umutinya? najye kurega, bajya mu nkiko, urubanza tuzarutaha i Nyamirambo. yagiye kurega bitsi iri murangira. yego, abantu baranahangara, duhurire mu rukiko. cyangwa ahubwo Claude wasanga nawe ari umuribu tutabizi. ubwo nigize ahubwo Claude ikintu namukundira kuko atuka bino bigarasha byanga igihugu. ahubwo komerezaho ibigarasha bihe nyine iki igihugu ibigarasha nk'ibi biza gusenya igihugu cy'u Rwanda, yego, biza n'amacakubiri byanga igihugu. ahubwo ufate n'inkoni kubita akubite. na Elize arimo se nawe nimba ari ikigarasha nyine noze nawe amuhitane nyine. hanyuma reka tugushimire reka tugushimire. hasi reka nkubaze tutarasoza. Pastor Claude ubona uzareba muri social media niwe muntu utinyuka akanga bino bigarasha akavuga ariko reka dukore parite ya kabiri y'ibi bigarasha. wowe reka nkubaze ibi bigarasha wakwicara ngo utere ikiganiro ukajya kubasubiza kubabwira. ariko njyewe Kagame yavuze ijambo
yavuze ijambo ntaryumvise ryasohotse urumva aravuga ngo mubirase n'ibyanga mubigira gute yaravuze ngo mufite umunwa dufite imbunda kuki urumva ahubwo reka nkubwire kukiraho banjyane mu gisirikare nkwereke ibyo bigarasha wowe ufite umujinya mufite umujinya kandi igisirikare cyacu urumva kigira disipurine ariko se umujinya w'iki urumva wowe wabarase ntabwo umuntu uza kuvuga ubusa sibyo nk'uyu muntu uri kuza usenya igihugu cy'u Rwanda bino by'ibigarasha biba hanze y'igihugu banga no kuvuga ngo babaha amafaranga aribyo Korode yanavugaga njye duhuye nka kirasa nabamosheje ikibazo nuko utakimenya uso wajya ibi byinshi rega biba muri Amerika nose reka nkubaza wenda bari bubone n'iki kiganiro njyewe nanga ibigarasha nkabyanga nkumva ko mfite n'inzu nabishyiramo nka menaside nabikora reka ngo ushimire mu Rwanashya abaze reka nkubaze nk'ubu ngubu ngaruke gatoya hari abo tuzi biyahuye sibyo hari n'abo tuzi nyuma y'abandi kwiyahura na n'ubu bari muri gereza simbavuze izina ariko nawe urabazi urumva kubera iki bariyo uriya muntu atariyo mu gahura cyangwa akagera hariya yakora ibinganiye ni ikibazo ariko ahubwo reka dusoze ikiganiro reka ngo ushimire wakoze kubana natwe abantu banyarukire kuri Zahuka Nawe TV duhurireyo bakande subscribe bakore share ndetse na comment kuri Zahuka Nawe TV murahasanga nashona ku biganiro rwose ni 5 kuri 5 reka ngo ushimire urakoze mwakoze kubana natwe